Cheetah Magic. Reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikiye kuri Cheetah Magic. Turabashimira ko mwahisemo kongera kudukurikira umunsi ku munsi, tubashimira uruhare mugira mu biganiro byacu bya buri munsi. By'umwihariko uyu munsi ngiye ubahaye ikaze, nitwa Julius Cheetah Niyitegeka. Turi kwirebero ahashyinguye abanyapolitiki bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Turi mu minsi yihariye irindwi yahariwe icyunamo, icyumweru cy'icyunamo cyo kwibuka no kuzirikana inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi. By'umwihariko turi mu gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka. Ni igihe gikomeye ku Rwanda, ni igihe gikomeye ku Banyarwanda, ni igihe gikomeye ku isi hose mu gihe tuzirikana amateka y'ibyabaye mu Rwanda, duharanira ko atazongera kuba ukundi. Hari ingaruka yagize by'umwihariko binyuze mu nzira zitandukanye, zirimo iza politiki, binyuze mu nzira zirimo itangazamakuru, binyuze mu nzira zirimo ababyirukaga icyo gihe, inzego z'umutekano n'izindi zitandukanye. Uyu munsi rero wowe uri kutureba, wowe ukiri muto, wowe uri urubyiruko, ufite uruhare rwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Kuri uyu munsi tariki ya 13 Mata 2024 ni umunsi wihariye wo gusoza icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu ndetse no mu mahanga. By'umwihariko ni umunsi wihariye ariho tugiye gukurikirana uyu muhango, ahateraniye abayobozi batandukanye, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda by'umwihariko ndetse n'abanyarwanda muri iki gihe twibuka. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti twibuke twiyubaka. Turibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Ikaze kuri Cheetah Magic. Munyemereye kongera mugahaguruka akanya gatoya tugatura Imana iki gikorwa cyo kwibuka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Nyagasani Imana yacu, abantu bawe bose baremye bakunda, shaka ko bakubera umuryango ubereye umubyeyi. Turagushimira igihugu cyiza waduhaye n'abakurambere bacu bacyubatse bakubaka umuryango wunze ubumwe bw'Abanyarwanda, ariko urwango n'amacakubiri rwaje kubibwa mu Banyarwanda, bigishwa kwitandukanya. Iyo abantu bitandukanyije nawe, Mana mubyeyi wuje urukundo, bacikamo ibice bakaryana, aribyo byatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Hashize imyaka 30 muri iki gihugu ari amarira n'imiborogo kubera jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Twaje kwibuka ababyeyi, abavandimwe n'inshuti bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi. Twaje kugira ngo tubahe icyubahiro n'urukundo bakwiye. By'umwihariko uyu munsi twaje hano kwibuka abayobozi, kuko abishi bashatse kubambura icyubahiro n'agaciro wabahaye. Turagushimira ubuyobozi bwiza duhaye bwahagaritse jenoside,
turagushimira ubutwari bw'abana b'u Rwanda bitanze kugira ngo bakure u Rwanda ikuzimu. Turagushimira ubutwari bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi banze guheranwa n'agahinda bagashyira hamwe, abapfakazi, imfubyi, inkomere, intwaza n'abandi bose kugira ngo batsinde urwango, bimike urukundo n'ubuzima, batsinde urupfu. Turagushimira ko bashoboye kubabarira no kwiyunga n'ababahemukiye kugira ngo twubake igihugu nk'abanyarwanda bashyize imbere ubuvandimwe aho gutinda ku moko n'ibindi bitandukanye abantu. Turagushimira Mana kubera abahemutse wahaye umutima wo kwicuza bagasaba imbabazi bakiyunga n'abanyarwanda cyane cyane nabo bahemukiye. Turagushimira ubuyobozi bwiza butiboramo ngo tube abavandimwe dushyize hamwe twiyubake twiteze imbere. Turagushimira ibyo tumaze kugeraho n'inshuti zose zagiye zibidufashamo. None rero Nyagasani ukomeze utube hafi kugira ngo turusheho kubaka ubumwe bwacu n'ubuvandimwe, dukundane urukundo rwa kivandimwe, dushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro. Ufashe igihugu cyacu kugira umubano n'inshuti, gutyo dushobore kujya mbere kandi tube n'urumuri rw'amahanga twubaka amahoro ku isi. Uha umugisha ubuyobozi bwacu hamwe n'iri koraniro, abanyarwanda aho bari hose bibuka uyu munsi n'iyi minsi 100 yo kwibuka, kandi bakomeze mu budaheranwa. Abacu twibuka ubahe iruhuko ridashira, ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tugeze mu mwanya wo gushyira indabo ku mva ziruhukiyemo abacu. Hepfo harabanza nyakubahwa Perezida wa Sena, araba ari kumwe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, ndetse araba ari kumwe na Perezida wa Ibuka, araba ari kumwe n'uhagarariye imiryango ifite ababo bashyinguwe hano. Nyakubahwa Perezida wa Sena nabo muri kumwe mwashyiraho indabo. Murakoze cyane. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe nabo muri kumwe mwashyiraho indabo. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga nabo muri kumwe mwashyiraho indabo. Murakoze cyane. Indi miryango ifite ababo baruhukiye ahangaha nabo bakaba bazanye indabo, nabo baza bakazishyiraho. Banyakubahwa bayobozi bakuru mu nzego z'igihugu cyacu, banyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda,
bayobozi mwese muri hano, imiryango ifite abanyu baruhukiye muri uru rwibutso rwa Rebero, bavandimwe muteraniye hano, nagira ngo mbashimire mwese ko twahuriye hano muri iki gikorwa cyo guha icyubahiro inzirakarengane ziruhukiye muri uru rwibutso, kandi dufata mu mugongo abo mu miryango yabo tubabwira ngo bakomere. Ku rwego rw'igihugu, uyu munsi wo gusoza icyumweru cy'icyunamo wahariwe by'umwihariko kunamira abanyapolitiki bishwe bazira ibitekerezo byabo bya politiki, by'umwihariko bakaba bararwanyije amacakubiri n'umugambi mubisha wo kurimbura abatutsi kugeza aho babizira. Turifatanya n'imiryango yabo mu kubunamira, tubaha icyubahiro bakwiye. Turibuka kandi abanyapolitiki badashyinguye muri uru rwibutso tumaze kugezwaho mu bushakashatsi bwakozwe, nabo turabibutse, turabunamiye kandi turabaha icyubahiro bakwiye kubera ibikorwa bakoze byo kurwanya ingoma y'igitugu no guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Turibuka kandi inzirakarengane z'abatutsi zigera ku 14,000 bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu bice binyuranye bikikije uyu musozi wa Rebero, bakaba bashyinguye muri uru rwibutso. Banyacyubahiro, bayobozi bavandimwe, kwibuka abanyapolitiki bishwe kubera kurwanya umugambi wa jenoside no guharanira ubumwe n'imiyoborere myiza ni igikorwa cy'ingenzi kitwibutsa urugero rwiza rw'abo banyapolitiki mu kwitandukanya n'ikibi no kwanga akarengane mu Banyarwanda. Nk'uko byasobanuwe mu biganiro tumaze iminsi dukurikira muri iki cyumweru cy'icyunamo, ndetse by'umwihariko mu kiganiro n'ubushakashatsi tumaze kugezwaho mu kanya na Nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, jenoside yakorewe abatutsi yatekerejwe kandi yigishwa n'ubutegetsi bubi bwa Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Amashyaka nka Prosoma, Parimehutu, MRND n'udushami twayo niyo yabaye umuyoboro wo gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda, akwirakwiza ingengabitekerezo y'urwango hagamijwe gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi. Mu ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi, amashyaka nka MRND yifatanije n'andi mashyaka yari yibumbiye mu cyo bise Hutu Power, akaba yarabigizemo uruhare rutaziguye nk'uko nanone twabisobanuriwe. Banyakubahwa, bayobozi bavandimwe, isomo ry'ibanze twavana mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi nuko iyi jenoside itari gushoboka itarateguwe ngo ingengabitekerezo yayo icengezwe mu mitwe y'abaturage. Amashyaka ya politiki navuze haruguru n'abanyapolitiki bayo nibo bashenye igihugu bakakigeza ku ndunduro ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abatutsi. Imitwe ya politiki dufite uyu munsi n'abanyapolitiki bayo rero bafite inshingano ikomeye yo gukumira no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no guharanira iteka ubumwe bw'Abanyarwanda mu bikorwa byabo bya politiki. Banyakubahwa, bayobozi mwese bavandimwe, ingabo zari za FPR Inkotanyi tutazahwema gushimira
zimaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, imitwe ya politiki itari yaragize uruhare muri jenoside yiyemeje kuganira ku bibazo by'ingutu byari biremereye igihugu, birimo ikibazo cy'amacakubiri ashingiye ku moko, ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge, ikibazo cy'imiyoborere mu rwego rwo gusana umuryango nyarwanda wari warashegeshwe na jenoside yakorewe abatutsi n'ingaruka zayo. Muri ibyo biganiro imitwe ya politiki yumvikanye ko ubuyobozi bushingiye ku kungurana ibitekerezo hagati y'imitwe ya politiki ari bwo bwo kuyobora igihugu cyaranzwe n'amacakubiri. By'umwihariko yiyemeza kwirinda no kurwanya ibikorwa bya politiki bishingiye ku ivangura iryo ari ryo ryose, kandi yiyemeza ko inyungu z'imitwe ya politiki zidakwiye kujya hejuru y'ubumwe bw'abanyarwanda. Abanyarwanda bihitiyemo icyerekezo bifuza ku gihugu gishingiye ku kwimika umuco w'ibiganiro byubaka no gukemura ibibazo binyuze mu nzira y'ibiganiro n'ubwumvikane busesuye. Muri urwo rwego, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, hashyizweho ihuriro nyungurana bitekerezo ry'imitwe ya politiki ryemewe, rigamije kubaka ubumwe bw'igihugu binyuze mu guteza imbere ibiganiro bya politiki na demokarasi ishingiye ku bitekerezo binyuranye ariko bidatanya abanyarwanda. Mu myaka 30 ishize, imikorere n'imikoranire y'imitwe ya politiki ishyira imbere ibiganiro n'ubwumvikane ikaba yaragize uruhare rukomeye mu gutuma hatabaho imitwe ya politiki ishingiye ku ivangura n'amacakubiri, ahubwo guhiganwa muri politiki bigashingira ku bitekerezo binyuranye ariko bigamije kubaka igihugu no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Imitwe ya politiki n'abanyapolitiki bagomba guhora bazirikana inshingano yo guharanira ubumwe bw'abanyarwanda mu bikorwa byabo bya politiki. Ibi bigomba kugaragara cyane cyane mu bufatanye mu gukumira no kurwanya imvugo zibiba urwango, kwamagana ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi n'ingengabitekerezo yayo, haba mu Rwanda cyangwa se no mu mahanga. Banyacyubahiro, bayobozi bavandimwe, mu gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30, turanashimira ubuyobozi bwiza dufite mu gihugu cyacu bwagaruriye abanyarwanda amahoro n'umutekano. Ubu imiyoborere myiza ibereye abanyarwanda niyo u Rwanda rwubakiyeho. Amahame ya demokarasi twihitiyemo nk'abanyarwanda na gahunda zijyanye no kubaka ubumwe bwacu no guteza imbere imiyoborere myiza tugomba kubikomeraho, tukabisigasira, tugaharanira no gukora ibirenze, twishakamo ibisubizo kandi dusigasira ibyiza byagezweho, kuko umusaruro tumaze kubikuramo mu myaka 30 ishize urashimishije. Ni ngombwa kandi ko duhora twibuka amateka mabi igihugu cyacu cyabayemo. Ntitugomba na rimwe kwibagirwa amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo dukomeze kuba umwe kandi duhore twiteguye kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu buryo igaragaramo bwose n'aho yaturuka hose. Banyacyubahiro, bayobozi mwese bavandimwe, mbere yo gusoza turashimira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ku butwari bwo kudaheranwa n'amateka mabi banyuzemo. Turabashimira
uko bakomeje kwiyubaka no kubaka igihugu giha agaciro ubuzima bw'abagituye. Turashimira kandi urubyiruko uburyo rukomeza kuba ku isonga mu kuzirikana amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'uruhare rwabo muri gahunda zose zo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze atangiza iki cyumweru cy'icyunamo, urubyiruko rw'u Rwanda n'abarinzi b'ejo hazaza h'igihugu, bakaba n'umusingi w'ubumwe bwacu kuko bafite imyumvire itandukanye n'iyabo mu bihe byahise. Turongera kandi gushimira ingabo zari za FPR Inkotanyi zahagaritse Jenoside zikongera kubaka igihugu kizira politiki y'ivangura, abanyarwanda bakagira amahirwe angana ntawuhejwe ku byo igihugu kimugenera. Mu gusoza iri jambo nagira ngo nibutse ko dushoje iki cyumweru cy'icyunamo, ariko ko ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi bizakomeza. Nkaba nsaba ko dukomeza kwitabira gahunda zose ziteganyijwe hirya no hino mu gihugu, dushyira hamwe mu guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, dutera inkunga abayirokotse batishoboye, kandi tuzirikana intego twahisemo yo kwibuka twiyubaka. Murakoze.